Yes, nongeye gusuhuza abakunzi mwese ba Habo Sport Official, abantu mwese mudukurikira mukomeza kumva ibiganiro byacu. Mbashimiye kabisa. Rero muri iki gitondo ikintu nkuzaniye ngewe Abonimana Ildefonse kuturuka kwicano Habo Sport Official, tuje kubagezaho ibintu biri mu Mavubi cyangwa se mu ikipe y'igihugu Amavubi mbere yuko ikina na Nigeria. Rero ikintu nje kuba nkubwira, nje kukubwira ira stade amatike azaba ahagaze gute kuwa gatanu ku isaha saa 12 bizaba bimeze bite. Ikindi nkuzaniye cy'ingenzi ni ibintu bitanu cyangwa se birenga bishobora kuba byatuma utabura muri ira stade Amahoro. Ibi bintu bitanu nimbikubwira ubwaho urahita uvuga ati stade Amahoro ngomba kuba nyirimo kugira ngo nkurikirane wa mukino neza cyane, nicaye neza cyane, njoye ubuzima kimwe n'abandi bantu. Rero nyuma yuko ndaza kukubwira uko iriya stade bimeze ndetse n'ibi bintu bitanu bishobora kuba byatuma utabura muri stade, ugomba guhita wicara ukabwira inshuti zawe ndetse n'abavandimwe, abantu mukunda guhura cyangwa se mukunda football mwese mugahurira muri stade Amahoro. Rero reka ngaruke mu kanya nzadutangirana neza cyane, nukureho iyi ni Habo Sport Official. Reka ngaruke mu kanya gato cyane. Yes, reka dutangirane rero. Ariko reka duhera hano ku matike agomba kuba ari hara kuri stade Amahoro. Usibye ko n'undi bayashyize ahagaragara hakiri kare kugira ngo muyagure bitazaba kavuyo mugeze hara kuri stade Amahoro. Rero muyagure hakiri kare. Nakubwira ko itike ya make ari amafaranga 1000. Ku note yawe y'1000 wakoreye wakwicara muri stade ukenjoyinga ureba match neza cyane wicaye. 1000 ni hara hejuru, munsi yaho ni 2000, 2020, 30, 50, 100 ndetse na table cyangwa se skybox yakamiri hari ukishyuruka. Nanjye nishimiye harande wa match y'ikipe y'Igihugu Amavubi. Okay, rero nuko kuri stade Amahoro bihagaze ibiciro. Rero reka twiyambukire tujye kuri bya bintu bitanu nakubwiye ugomba kubutabura muri stade. Ni ibintu byinshi cyane, ariko icyambere nakubwira Amavubi aracyayoboye itsinda mon chen. Amavubi aracyayoboye itsinda my friend. Kuba Amavubi ayoboye itsinda ibi byonyine ubundi byatumuza kwireba muri stade kugira ngo ugumye kuyishyigikira. Amavubi agumye kuyoborera itsinda kugira ngo bwa mbere mu mateka tureka u Rwanda rwagiye mu gikombe cy'isi. Rero Amavubi ayoboye itsinda n'amanota 7. Aya manota 7 ariko yanganya n'ikipe ya South Africa cyangwa se ikipe ya Benin nayo ifite aya manota 7. Lesotho ku mwanya wa 4 amanota 5. Iyi Nigeria nkubwira ngo Amavubi ashobora kuyica bibi cyane nubwo yazanye inkorokoro zayo, ifite amanota 3 ku mwanya wa 5. Ikipe ya Zimbabwe ku mwanya wa nyuma n'amanota 2. Rero iki ni kimwe mu bintu byatuma utabura kuri ya stade. Dukomeze ku kindi yo bita Nigeria. Nigeria ikintu nakubwira idatsinze iyi match, igikombe cy'isi nacyo bagomba kuba cyumvira kuri BNB. Wa mugana w'abandi tuzacyumvira hara kuri BNB ndetse no kuri Hotspot. Niho Nigeria ishobora kumvira igikombe cy'isi, kuko Nigeria nakubwiye ngo ifite amanota 3. Iraramuka itsinzwe iyi match, Amavubi araba afite amanota 10. Hagati ya Benin ndetse na Afrika y'Epfo araba harimo indi kipe yatsinze cyangwa zose. Urumva ko rero amanota 10 zahita zifata Nigeria yasigaye kuri 3. Urumva ko nyine ni ibintu bigoye nubwo haba hagisigaye indi mikino myinshi cyane. Ni ibintu byo mu nzozi ariko byanashoboka, ariko Nigeria urumva yabigiye mu mibare mibi. Rero kuba Nigeria izazifite ishyaka kuri iyi match nabo byatumuza kwireba. Ikindi nakubwira nuko tugomba kureba umukino wa mbere w'umutoza Adela Morush. Ese uyu mutoza ikipe arayihagarika ate? Abasore bayo barimo ba Manishimwe Jaberi bagarutse, Bizimana Jihad Jidro captain ndetse n'abapindase arabahagarika gute? Se arabahagarika muri systeme yo yasimbuye Trusen Fitra. No kureba nyine niba uyu mutoza niba bana basore arabasha kubahagarika neza cyane. Rero reka ngaruke mu Kayanza dukomeza ku kintu cya 4 n'icya 5 nabyo bikomeye cyane, ubundi nkaza kwanzura nkubwira ni stade ugomba kuba utayiburamo kuwa gatanu ku isaha 12 hariya ku Mahoro. Reka ngaruke rero nze nkubwira bisigaye kugira ngo uzabize muri ya stade Amahoro uvuga ati nanjye nje kureba match y'Amavubi.
Okay, rero ikintu cya kane nakubwira gituma utabura mwira stade Amahoro nuko Amavubi imbere Nigeria adafite imibare mibi cyangwa se byandi bavuga ngo statistique cyangwa se imibare mbere y'umukino. Nukuvuga ngo Nigeria tumaze gukina imikino 7. Umukino uzaba ari uwa 8 ariko mu mikino 7 nukuvuga ngo twanganyijemo imikino 4. Imikino 4 twanganyije twatsinzwemo muri iyo mikino 7 twatsinzwemo imikino 2 na Nigeria natwe tuyitsinda umukino umwe. Uyu mukino twawutsinze mwese murabyibuka nejo bundi cyane tuyikubitira 2-1 hari iwayo nubwo yari yamaze kubona itike muri AFCON. Iyi match twayikinaga turi gushaka qualification za AFCON cyangwa se igikombe cya Afrika. Twaza kugenda tuyitsinda imbere y'abafana bayo ibitego 2-1. Urumva ko rero Amavubi imbere ya Nigeria ikintu kiranga iyi match ni ukunganya, ariko ahangaha kuwa gatanu ndakubwira ati haravamo ikipe imwe itsinda, kuko Amavubi gutsinda iyi match bishobora kuyishyira mu mwanya mwiza. Nigeria gutsindwa iyi match ni ukuyishyira habi, kuguma ku manota 3. Amakipe ya mbere yari kuyirusha amanota agera kuri 7. Urumva ko ni ibintu bikomeye cyane. Icya gatanu rero nuko Nigeria amazina akomeye iyi stade wayizamo uje kwirebera no mazina Nigeria yamanuye, sibyo ko mu kibuga ibyo bidakora, ariko amwe muri ayo mazina icyo nakubwira, iyi stade igomba kuba irimo bita Victor Osimhen agomba kuba ari mu stade guturuka hara muri Galatasaray muri Turkiya. Umusore bita Samuel Chukwuemeze hariya muri AC Milan bari kuryana cyane. Uwo bita Ademola Lookman n'ubushize mwaramubonye mu Atlanta kuri finali ya Europa League. Uyu yazakugenda yihesha Atlanta kubita hat-trick haraguruka cyane mubi cyane. Umusore bita Victor Boniface kuturuka hariya muri Leverkusen hariya kwa Xabi Alonso agomba kuba ari muri Nigeria. Abandi basore nakubwira bari muri Nigeria uwo bita Alexis Iwobi ndetse na Calvin Bassey kuturuka muri Fulham mu Bwongereza. Uwo bita Ola Aina Nottingham Forest mwese muramuza ahangaha ari kubikora cyane, bari guhangana na Manchester City hara muri Big Four. Uwo bita Wilfried Ndindizo kuturuka hara muri Leicester City. Urumva ko bano basore ngewe ira stade nzabanyishemo nje kureba uta Victor Osimhen, Ademola Lookman, Chukwuemeze ndetse na Boniface. Nta kindi ngewe nzabanje kureba cyane no gushyigikira ikipe y'u Amavubi. Nukora niba aba basore twahagaritse muri match yabiri hano kuri stade Amahoro ikarangira ari ubusa ku busa, niba baratuburamo igitego cyangwa se tukabarasa bibi cyane. Ikindi rero nakubwira nukuza kureba shushu w'abanyarwanda bita Hakim Sahabu. Ikipe y'u Amavubi yayifu sore bita Manishimwe Jabel mwese mwari mumukumbuye ikipe yayigarutsemo. Rafael York abantu mwese mwari mumukumbuye nawe arahari. Urumva ko rero ibi bintu nkubwiye bya shobora kuba byatumiye stade iburamo kwa gatanu kisa 12. Ikintu nakubwira wowe guri takiri kare amafaranga igihomba make 2,20,20,30,50 ijana ndetse na miliyoni hariya muri Skybox. Wowe guri tike duhure kuri stade Amahoro, ngiye ari kukugezaho amwe muri aya makuru ndi aho Imana muri defense ibindi tuzahure ku munsi w'ejo yuko match itangira. Mukomeza kugira umunsi mwiza. Ciao.